Ubu ni ubutumwa urugamba bwabwirijwe na mwene data William Marion Branham i Jeffersonville muri Indiana itariki 31 Ukuboza 1962 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inzira ze ntizamenywa uburebure bwazo, sibyo? Mbega umwami mwiza, mbega uburyo atuje ku buryo mwamwiyegurira. Ndabizi ko mwagize umugoroba mwiza. Numvise mushiki wacu Bertie waririmbaga indirimbo ya kera ivuga ngo komera nanone ni isaha imwe yonyine. My little church when it was just before I left the other time to go into the fields of mission work. Ibyo binyibutsa urusengero rwanjye uburyo rwari imbere yuko ngenda. I'm looking out at a seek God first here in front across this old beam. Chaka mbere ya byose Imana niko yitwa. Hano imbere kuri uru rubaho rushaje. My member Sandy Davidson painted that on there about 25 years ago. Ndibuka ko Sammy Davidson yayishushanyijeho hashize imyaka 85. On the other side I think it's got where will you spend eternity. Ku rundi ruhande ndatekereza ko handitse ngo niho uzaba mu iteka. Right here was bitekerezeho. A woman at the well. Daniel in the lines. Kandi hano hari umugore kwiriba na Daniel mu rwobo rw'intare. Oh my. Many things has happened since then. Yo mbega ibintu byinshi byarabaye kuva icyo gihe. About 5 o'clock this afternoon I got an emergency call to come about 30-40 miles down the country here. Hafi saa 11 y'umugoroba umugore urembye cyane yampamagaye mu birometero 50 cyangwa 60 ya hano. A dying woman and a very precious friend, Georgie Carter's mother. Kandi ni inshuti ikomeye nyina wa George Carter. And I knew there was plenty ministers sure to hold till I got back. Kandi narinzi ko hari abavuga butumwa bashobora kunsimbura kugeza ngarutse. Edith has been very bad too. Edith nawe ameze nabi cyane. And while we were there the Lord God moved on the scene. Mu gihe twari turiyo umwami Imana araza ku gicaniro mushiki wacu Carter ntiyaragipfuye. So we're grateful for that. Rero turashimira umwami Imana. And now it's getting time for communion service pretty soon. I think it's about 12 o'clock when they go. Kandi noneho ubusabane ntabwo buri butinde. Ndatekereza ko ari mu masaa 6 za nijoro bari butangire. What time have you designated to give? Ni saha ki mwateganije gutangira? Just any time. How many is to take communion tonight? Let's see your hands. That's all. That's wonderful. Igihe tuba ni bangahe bari bufata ifunguro ryera? Ni bangahe bafata ifunguro ryera iri joro? Mwerekane intoki zanyu. Ni byiza. Ni byiza cyane. Speak just a word or two. Maybe I'll lay my watch out here for about 10 minutes, 15. We'll start communion. Now, do you love him? Amen. Nifuzaga kuvuga amagambo make. Birashoboka ko nkiri isaha yanjye hano imbere iminota 10 cyangwa 15 hanyuma tugatangira ifunguro ryera. Ese muramukunda? Amina. And I know you've had a great time, haven't you? Kandi nzi ko mwagize umwanya w'umugisha. Siko biri? Here ain't Brother Thomas Kidd and Sister Kidd. All the way down from Ohio. Ese ntiyaba mwene data Thomas Kidd na mushiki wacu Kidd bavuye kure i Ohio? I guess they've been up. Oh, that's fine. I hope it's on tape and I'll get. Ndatekereza ko bari muri ibi bice. Ni byiza. Ndatekereza ko biri kumfata amajwi kandi nshobora kubibona. You know, they don't give up. They're just a few days under 100, but that's what keeps me courageous is to see people like that. Muziko ari abanyamwete bafite hafi imyaka 100. Nibyo bituma ngumana imbaraga. Kubona abantu nkabo. I'm an old man and before I was born they was preaching the gospel. And then here I am an old man. Mutekereze ko n'umusaza kandi mbere yuko nza bagishaka ubutumwa. None ubu ngubu ndi umusaza. And if they can't get out and make their voice ring out. Kandi bo ntibashobora kugenda ngo ijwi ryabo ryumvikane. They just take a tape recorder and go to hospital house to house preaching the gospel. That's mighty fine. Amen. Bafata gusa indangururamajwi
bakajya ku bitaro ku bindi, inzu ku yindi, bigisha ubutumwa. Ni byiza. Amena. I'm sure happy for them and for all those who's anticipated and the services here. Ndabishimiye hamwe n'abandi bose bishimiye kugira amateraniro hano. Now remember, we'll announce it now, the Lord willing, just as soon as the church is finished, which they claim will be about the 10th of February. Noneho mwibuke, tuzabitangaza noneho. Niba umwami abitwemereye, urusengero nirwuzura mu matariki 10 y'ukwa kabiri, niko babyemeza. The Lord willing, we want to take at least 8 or 10 days or maybe 2 weeks on those 7 seals of Revelation. Rero twifuza niba umwami abyemeye gufata iminsi 8 cyangwa 10 cyangwa ibyumweru 2 kugira ngo aturangizanye na biriya bimenyetso 7 byo mu byahishuwe. And we'll sound out cards to visiting people from home here. Kandi tuzohereza ubutumire inshuti zacu zo hanze. And let them know plenty time ahead, so if they take a notion to come, well, we sure be glad to have you here. Kandi tuzabibamenyesha mbere y'igihe. Rero niba babashaka kuza, ibyo bizadushimisha cyane hamwe nabo. And maybe the Lord will give us another display of his presence like he did the last time when we got through the 7 church age. Kandi birashoboka ko umwami yatwigaragariza nk'uko yabikoze ubushize ubwo twarangizaga kwigisha ibihe 7 by'itorero. You ever want to pray for somebody? Well, remember me all the time because I'm one who really needs it. Muramutse mushatse gusengera umuntu, mujye munyibuka kuko ndabikeneye mu by'ukuri. Now, I'm kind of ashamed myself to take up these 10-15 minutes here to say a little something before we start. But let's bow our heads just a moment. Rero ibi bintera isoni gufata iminota 10 cyangwa 15 yo kugira icyo mbabwira mbere yo gutangira. Noneho twibike imitwe akanya gato. Lord Jesus, oh, the battle will be over someday. Mwami Yesu, yo urugamba ruzarangira umunsi umwe. And there'll be no more sick to be prayed for, and there will be no more sinners to repent. But Father, while this day is what it is, let us work while we have light to work in, for the hour cometh when no man can work. Nta barwayi bazaba bakiriho bo gusengerwa, nta banyabyaha bo kwihana. Ariko Data, urebye ibihe turimo, dukore mu gihe hakiri urumuri rwo gukora, kuko igihe kiraje aho umuntu atazaba agishoboye gukora. Now for just a few moments, Lord, I'd feel bad if I closed off this year without saying a few more words. Ubu rero mwami, mu minota mike byambabaza ndamutse ntabikoze, naba ndangije umwaka ntagize icyo mvuga. Help me, Father, I pray, and I might say something that would plant courage in the heart of thy people. Fasha mwami, ndagusabye ume kugira icyo mvuga cyatera imbaraga mu mitima y'ubwoko bwawe. That we could leave here tonight after taking the communion and we realize that in the communion there is strength. Mbere yo kuva hano uyu mugoroba, nyuma yo gufata ifunguro ryera. Israel took the communion first down in Egypt and walked 40 years without their shoes wearing out or their clothes getting threadbare. Isiraheli yafashe ifunguro ryera bwa mbere muri Egiputa maze bamara imyaka 40 inkweto zabo n'imyenda yabo bidasaza. And out of 2 million people there wasn't a feeble one among them when they come out of the wilderness. Kandi ku bantu miliyoni 2 nta numwe wigeze ananirwa mu rugendo rwo gusohoka mu butayu. Lord, let us remember that tonight as we approach this great hour. In Jesus' name we pray. Amen. Mwami, dufashe kwibuka ibyo bintu uyu mugoroba nkuko twegereje icyo gihe gikomeye. Dusenze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. I should speak the context that I had wrote down that I was going to start on this afternoon. We'll be here at 5 o'clock in the morning. But I want to read just a word from, thank you, from Ephesians, the 6th chapter, 12th verse. And just for a few moments now for courage. Ndamutse nigishije ibyo nateguye byose kuri uyu mugoroba, twazageza ejo mu gitondo. Ariko ndashaka gusoma ijambo ryo mu gitabo cy'Abefeso igice cya 6 umurongo wa 12. For we wrestle not against flesh and blood, kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, but against principalities, against powers, ahubwo
dukirana n'abatware against rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. n'abategeka iyi si y'umwijima, Spiritual wickedness in high places. n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. And I'd like to draw from that a little 10 or 15 minutes context, or text rather. I want to call it the contest. Kuri ibi ndashaka gukuramo icyigisho gito cy'iminota 10 cyangwa 15 gifite umutwe uvuga ngo urugamba. A contest is a test of strength. Urugamba ni ikigeragezo cy'imbaraga. And where we have the test strength. Kandi aho dufite ikigeragezo cy'imbaraga, We used to have the Indians used to put a fire. Kera abahinde bo muri Amerika bacanaga umuriro. And they would put so many men on this end of the rope and so many on this end. Bagashyira abantu uruhande rumwe rw'umugozi n'abandi nkabo ku rundi ruhande rw'umugozi. And the tug of war, the contest of strength would pull the losing party across the fire. Maze bagahatana bakururana kugeza aho abatsinzwe bagwa muri wa muriro. And now we know there's many things, and we could base this upon for a few minutes of contest. Rero tuzi ko hari byinshi twabavugaho, ariko ndashaka kuvuga ku ncamake. But I want to speak for these minutes quickly upon the greatest contest there is. That's between the church and Satan. Muri iyi minota mike, urugamba hagati y'itorero na Satani. That great strength of Satan. Imbaraga zikomeye za Satani. And we want to speak of the great strength of God in His church. Turashaka kuvuga imbaraga z'Imana mu itorero. Now, this great contest has been going on for many years. Rero urwo rugamba ruriho kuva kera kose. It started in heaven, and Satan was kicked out into the earth. Rwatangiriye mu ijuru, Satani ajugunywa ku isi. And then he become an enemy to God's people. Ahinduka umwanzi w'ubwoko bw'Imana. And since then he's used all of his strength and his strategy to try to pull God's people across the fires or into his fire. Kuva icyo gihe akoresha imbaraga n'uburyo bwe bwose kugira ngo akururire ubwoko bw'Imana mu muriro wayo. And we know that who has the most power? God does. Ariko tuzi ko ufite imbaraga ziruta izindi zose ni Imana. And God, when He gave His people the best thing that He could to combat Satan with was His Word. Kandi ikintu gikomeye Imana yahaye ubwoko bwayo kurwanya Satani ni ijambo ry'Imana. Now, because the Word is God, and who's stronger than God? Yego, kuko ijambo ni Imana. Kandi ninde ukomeye kurusha Imana? So the Word is God, and the Word becomes our strength. Nuko rero ijambo ni Imana, kandi ijambo ni imbaraga zacu. God in the church becomes His strength to pull Satan to his own fires. Amen. That He has made. And the tug goes on. Imana mu itorero ni imbaraga zayo zo gusunikira Satani mu muriro yicaniye. Kandi urugamba rurakomeza. Now, Jesus said in Mark 16, "In my name they shall cast out devils." Kandi Yesu yavuze muri Mariko 16, mu izina ryanjye bazirukana amadayimoni. Now, I know that's an old saying that people, or there is an old saying that, and it's not so old either. Ariko nzi ko ari imvugo ishaje abantu. Hari imvugo ishaje ivuga ngo ntinashaje cyane. Abantu ntibemera ko amadayimoni abaho muri iki gihe. People don't believe in demons in this day. Abantu ntibemera ko amadayimoni abaho muri iki But the gihe. thing to do, to my opinion, is know your enemy. And know your enemy and train for the contest that you're going to have when you meet him. Because you're going to meet him. Ariko icyangombwa ku bwanjye ni byiza kumenya umwanzi wawe maze ugatangira gukora imyitozo yo kumurwanya igihe muzahura, kuko muzahura byanze bikunze. And know him, know what his strength is, and then train for this contest when you do meet him. Kandi kumenya imbaraga ze,
hanyuma ugakora imyitozo yo kuzamurwanya igihe muzahura. For it's one thing sure, you're going to meet him. Kuko icyo nzi cyo nuko muzahura. And so you train for the contest. Bityo rero mwitoreze urugamba. Now, training for a contest is just like a boxer. Rero imyitozo y'urugamba igereranywa n'imyitozo y'umuteramakofi. His enemy that he's going to meet out there in a contest to fight. Umwanzi we bazahura mu irushanwa. A real good fighter usually knows and studies his opponent. Mu busanzwe umuteramakofi amenya uwo bahanganye. Studies his licks. Knows where he fights for. Yiga uko atera ingumi, uburyo arwana. Whether he leans forward, hangs back, fights right-handed or left-handed. Niba yunamira imbere cyangwa niba asubira inyuma. Niba arwanisha ukuboko kw'iburyo cyangwa ukuboko kw'ibumoso. He studies all this, and then if he's a good smart fighter, he gets him a sparring partner that'll fight just like his opponent fights. Yiga ibyo byose. Niba ari umuteramakofi nyawe, azashaka uwo bahangana mu myitozo, urwana neza neza nk'uwo bazahura mu marushanwa. For he'll know all of his licks when he gets to that place. Bityo azamenya neza uko azarwanya uwo bazahurira ku rugamba. And I think that's a very good thing for Christians to do. That's right. Ni ikintu cyiza abakristo bakwiye gukora. Ni ukuri. And now if you want to start training, start with John 3:16, the golden rule. Rero niba mushaka kwitoza, muhere kuri Yohana 3:16. Ni urugero rwiza. Start right out with that, and that'll get you on the floor. Mutangire nona kandi ibyo bizabakubita hasi. And then train for the knockout punches. Kandi mwitoze kurwana unangura uwo murwana. Because you're going to have to use them. Everybody knows that. Kuko uzabikenera. Abantu bose barabizi. You have to train to hit your enemy. Mugomba kwitoza gukubita umwanzi wawe. Always God uses His word. We must remember that God uses His word to defeat His enemy. Kandi Imana ikoresha ijambo ryayo. Tugomba kuzirikana ko Imana ikoresha ijambo ryayo mu kumenesha umwanzi wayo. If God could think or could have give His people anything better to defeat the enemy with, He would have done it. Kandi Imana itekereza kugira ikindi kirushijeho kurwanya umwanzi yaha ubwoko bwayo, iba yarabikoze. So as I've always said, Rero nkuko mpora mbabwira, when God makes a decision, that's the best that there is. iyo Imana ifashe icyemezo kiba gihebuje, He never has to alter His decision. ntizakenera na rimwe kugihindura. So the first decision God gave His people in the Garden of Eden to combat the enemy was His word. Icyemezo cya mbere cy'Imana mu ngobyi ya Edeni cyari icyo guha ubwoko bwa ijambo ryayo ryo kurwanya umwanzi. They were fortified with His word. Bari bakomejwe n'ijambo. And now the enemy is going to study a strategy with the word. Noneho umwanzi yiga uburyo bwacu bw'ijambo. And now Satan studied that all out so perfectly that when he come to Eve, ahubwo Satani yize ibyo byose mu burebure bwabyo, ku buryo ajya gushuka he Eva, had the best strategy he could use upon her, and that was to reason with the word. yakoresheje gusesengura ijambo ry'Imana. Now you never want to reason with God's word. Just believe it. Rero ntimukwiye gusesengura ijambo ry'Imana, muryizere gusa. Don't try to explain it. Don't try to figure it out. Ntukagerageze kurisobanura, ntugerageze kuryumva. Now you cannot figure out God, so God is the word, and it's just made to believe. Ntushobora kumva Imana, ko Imana ari ijambo kandi ribereyeho kwizerwa. That's our strength. Just accept the word. Kandi naho imbaraga zacu ziri, akira gusa ijambo. And anyone knows that a seed in the right kind of ground will produce its kind. Kandi buri wese azi ko urubuto rutewe mu butaka bwiza ruzabyara ubwoko bwarwo. And we just take the word. Kandi twemera gusa ijambo. And now Eve began to stop to reason when she quoted the word to him. Rero Eva yahagaze atekereza ubwo yamubwiye ijambo. God said, "You should not eat thereof, for the day you eat thereof, that day we die." Imana yavuze iti, ntimuzakirye kuko umunsi muzakirya muzapfa. And Satan never disagreed with her. He said, "Certainly that's right." Rero Satani
ntiyamubwiye ko abeshya, yaramubwiye ati nibyo koko. But he said, you see, you need some new light. Something a little different from what God said. Ariko rero mukeneye urumuri rushya, ikintu gitandukanyeho gato n'icyo Imana yavuze. And if you do it, you'll be just a little smarter. Your eyes will be open. Kandi mubikoze mwarushaho kuba abanyabwenge, amaso yanyu azafunguka. But she said, well, God said we would die. Eva aravuga ati Imana yavuze ko twapfa. Said, oh, surely. Yo, mu by'ukuri. See, there you come. Just that much. Surely you won't die, but God said you would. And that's settled. Murabona utinyukaho gato. Satani ati mu by'ukuri ntimuzapfa, ariko Imana yavuze ko twapfa, nta kindi. And that broke that great tug of war then and pulled the whole human race into death. Because Eve listened to a reasoning against God's word. Hanyuma ibyo bihungabanya kwa gukururana k'umugozi, maze bijugunya inyoko muntu yose mu rupfu. Eva yumvise ibitekerezo bitandukanye n'ijambo ry'Imana. Now, it's a shame that she did it, but it's done past. Biteye isoni kuba yarabikoze, ariko n'uno munsi birakorwa. But now we're still fortified, and that link was made up in Christ Jesus. We know. Nta y'ubusa, turacyakomeje kuko dukomejwe muri Kristo. Turabizi. God gave us our best defense, just simply to trust His word. Imana yaduhaye urukingo ruruta izindi, kwizera gusa ijambo rye. You know, and many say today that there is no such a thing as a devil. Murabizi, benshi bavuga ko Satani atabaho. They believe that it's just simply a thought. They believe that. Bemera ko ari igitekerezo gusa, niko bemera. And there's people that believe that if the Holy Spirit is a good thought, and the devil is a bad thought. Hari n'abandi bemera ko Umwuka Wera ari igitekerezo cyiza, ko kandi Satani ari igitekerezo kibi. But if you notice when the Bible speaks of the Holy Spirit, he says, ariko murebe, iyo Bibiliya ivuga Umwuka Wera, Imana igira iti, when he, the Holy Spirit, has come, and he's a personal pronoun. Ubwo we Umwuka Wera azagaruka, kandi we ni insimburazina. Murabona? So he is a person. Bityo we ni umuntu. And the devil is a person. And demons are persons. Na Satani ni umuntu. N'amadayimoni ni abantu. Yes, they are demons. And they come in many ways. Yego, ni amadayimoni kandi aza mu buryo But bwinshi. they think it's an old-fashioned idea. Ariko abo bantu bavuga ko ari igitekerezo gishaje. A man was arguing to me here a few weeks ago. He said, Umuntu umwe yaganiraga nanjye hashize ibyumweru bike. Yaravuze ati, you know what you do? You just set those people's mind to thinking something. When you tell them that thing, it's just a change of thought. uzi icyo mukora? Mushyira mu bantu ikintu mu bitekerezo byabo, iyo mubabwira ibyo ni ihinduka ry'ibitekerezo gusa. I met that very same thing in India one time. One of those holy men. Nahuye n'ibindi nk'ibyo mu Buhinde. Hari abantu bera, There where we had, I believe, the largest audience I ever spoke to, in one standing audience of being 500,000 people. twahagiriye igiterane cy'abantu benshi ntarigera mbwiriza, abantu 500,000. I caught it by discernment in the spirit. Hari abantu bera, nuko mbibona mu irondoramitima. And they would see the Holy Spirit call people and call them out into the audiences and tell different things. Babonaga Umwuka Wera ahamagara abantu n'ibindi nk'ibyo bitandukanye. And catching their thought, the Rajas and the holy man. Banabonaga ababwiriza ibitekerezo byabo. Bakuru babo n'abo bantu bera baravuze They bati, said, he's reading their mind. ariho arasoma mu bitekerezo byabo. So, a few moments, about 5 or 6 had passed through the prayer line. Nuko mu gihe cy'umwanya muto, nyuma y'uko abantu 5 cyangwa 6 banyuze mu murongo wo And gusengerwa, a blind man come through. And he was totally blind. haza umuntu uhumye amaso. And his eyes were as white as my shirt. Amaso ye yariraga nk'ishati yanjye. And I said, now here is a blind man. Anyone can see he's blind. Ndavuga nti, dore umuntu uhumye. Abantu mwese mushobora kubona ko ahumye. I said, if I could help him, I would do so. Nongeraho nti, nshoboye kumufasha, nakamufashije. But the only way I could do would be by a gift. Ariko byonyine byakorwa ni impano. That maybe
say something that he has done. ivuga ikintu yaba yarakoze. And that would give thought that if God knows what he has done, he certainly will know what he's going to do. Ibyo byatuma umuntu atekereza ko niba Imana izi ibyo yakoze inamenye by'ukuri icyo yakora. So I said, now looking at him, I said, now he's a worshiper of the sun. He's been blind 20 years. Noneho mumwitegereze, ni umuntu uramya izuba, amaze imyaka 20 ari impumyi. And when the interpreter said it, that was right. Usobanura yasobanura, byari ukuri. I said, he's a married man. His wife is rather small, and he has 2 sons, one about 7, one 9. Ndavuga nti yarashatse, umugore we ni mugufi kandi afite abahungu babiri, umwe afite imyaka 7, undi afite imyaka 9. That was exactly right. Call their names, what it was. Byari byo neza neza, mvuga amazina yabo kandi byari ukuri. Then out in the audience, in the place where the people were, there come that wave in. It's mental. It's something on the order of a psychic reading of their mind. Hanyuma hagati mu bantu haturuka igitekerezo ngo ni gusoma ibitekerezo by'abantu. Then I thought, Lord, if you'll just help me, I need your help, Lord. Hanyuma ndatekereza, Mana mfasha, nkeneye ubufasha bwawe. These people are trying to class this a telepathy, and it's not, and you know it, Lord. Aba bantu baragerageza kuvuga ko ari ugusoma ibitekerezo, kandi Mwami uzi neza ko atari byo. Yet I'd given the scripture that Jesus said he did nothing till the Father showed him. Ariko nari nabahaye umurongo aho Yesu ntacyo yakoraga atabonye se akimweretse. And then turning to look at the man again, I saw him just above there in a vision with just as good eyes as I have. Ndahindukira ndeba yampumye, nyibona hejuru afite amaso mazima nk'ayanjye. Now is the time. Ndatekereza ni igihe ki. I said, this man is a worshiper of the sun. Now, and he's gone blind. Ndavuga nti uyu mugabo ni umuramyi w'izuba kandi yarahumye. I said, now there's the Mohammedan priest. Kandi ndavuga nti hano hari abasilamu n'abakuru b'abashihite. And there's the priest of the Sikhs, Jains, and the different types of religion, Buddha. Abanjayina n'abandi bakuru b'amadini batandukanye, ababuda. Now, this man wants to receive his sight. Kandi uyu mugabo arashaka guhumuka. Now you would say that he worshiped the creation instead of the creator. Mwavuga ko yaramyaga ikiremwa aho kuramya umuremyi. I believe that too. But here we sit tonight. Nanjye ndabyemera. Ariko turi hano uyu mugoroba. I said, and we've been, today I was entertained in the James Temple where 17 different religions was there to interview me, and every one of them against Christ. Every one. Nakiriwe mu rusengero rw'abanjayina. Hari amadini 17 kugira ngo bambaze. Kandi buri wese arwanya Kristo, buri wese. And I said, now, and many of you men was down there. Ndavuga nti benshi muri mwe mwari muhari. Now, if Christ is so wrong, then this man wants to be right. And surely the God of creation who made the world will be the only one who can give him his sight. That's reason. Rero niba Kristo ari we Mana yaremye isi, niwe wenyine ufite ubushobozi bwo kumuhumura. And I said, now if any of you people, the Mohammedan here is the leading religion. If the Mohammedan priest will come here and give him his sight, then I'll follow Mohammedan. Ndavuga nti niba umwe muri mwe umuyisilamu niryo dini rikomeye, nihagira umukuru wabuza ahumura impumyi, ndahita mba umusilamu. Or if the Buddha priest will come give him his sight. Cyangwa se umukuru w'ababuda waza akamuhumura. But let the God who made him, Ariko Imana yamuremye Imana. the God, somebody's God somewhere. Kuko hagomba kuba hari Imana. Because there has to be. We can't have a creation without a creator. Ko nihabaho ibiremwa hatabayeho umuremyi. And it'll take a creator to create sight in his eyes. Rero birasaba umuremyi kugira ngo areme kubona mu maso ye. He's been blind 20 years from looking at the sun, thinking he'd go to heaven if he did. Dore amaze imyaka 20 areba mu zuba, yibwira ko bizamujyana mu ijuru. The man ignorantly done that. Uyu mugabo yabikoze mu bujiji. I said, what would you Buddha priests do? Mwakora iki mw'abakuru b'ababudiste mwe? You just change his way of thinking. You'd say he's wrong. Mwahindura imyumvire ye gusa,
mumwumvisha ko ari mu makosa. They worship their dead ancestors. Basenga abakurambere bapfuye. I said, now, you'd say he was wrong. Mwavuze ko ari mu makosa, ariko se mwakora But iki? what would you do? You'd change his way of thinking. Mwamuhindurira imyumvire. I said, what would the Mohammedan do? Change his way of thinking. Basilamu mwakora iki? Mwamuhindurira imyumvire. The Sikhs, Jains, and so forth, change your way of thinking. Abashiyite, abajiyite n'abandi mwamuhindurira imyumvire gusa. I said, we have the same thing in the United States. Dufite bimwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. The Methodists all want to make all the Baptists become Methodists. Abametodiste bashaka ko ababatista baba The abametodiste. Pentecostal wants to take all the Methodists and make them Pentecostal. Abapantekotiste bashaka gufata abametodiste kugira ngo babagire abapantekotiste. It's a change of thought. Nihindura amatwara. But that's not what we're talking about. Ariko si ibyo tuvuga. We're talking about God, the Creator. Turavuga Imana, Umuremyi. And I said, surely the Creator would speak. Mu by'ukuri Umuremyi ari buvuge. I wouldn't have said that if that vision hadn't been there, but no. Rero sinari kuvuga ibyo iyo ntaza kugira iyerekwa. Nta na rimwe. And I said, now if the one that let him be God come give him his sight. Ndavuga nti rero uwibwira ko ari Imana azamuhumure. I said, now I challenge any priest or religious Carishije uwo ari we wese ngo azamuhumure. or holy man or any what it might be. Come give him his sight and I'll follow your philosophy. You've made a convert. Hanyuma ndakurikira inyigisho zanyu. Muzaba mwungutse That's the umuyoboke. quietest bunch of people I ever heard. Nobody did it. Sinigeze mbona iteraniro ricecetse gutyo. Murabona? Nta numwe wagize icyo akora. I said, what you so quiet about? Ndavuga nti kuki mucecetse? I said, the reason you are is because you can't do it, and neither can I. Impamvu nuko mudashoboye kubikora. Nanjye kandi nuko. But the God of heaven, who raised up his Son, Jesus Christ, whose servant we are, Ariko Imana yazuye umwana wayo Yesu Kristo tubereye umugaragu. has just showed me a vision that the man's going to receive his sight. Amaze kunyereka mu nyerekwa yuko uyu mugabo agiye guhumuka. I said, now, if that be not so, then you can order me out of India. Murabona? Ndavuga nti noneho nibitabuko munyirukane mu Buhinde. But if it is so, every one of you owe your life to Jesus. Ariko niba humutse buri wese muri mwe aregurira ubugingo bwe Yesu Kristo. I would like to ask you, how many in here will give your life to Christ if this blind man receives it? Ndashaka kumenya abari bwegurira ubuzima bwabo Kristo niba uyu mugabo humutse. You see your priest. Nobody comes up here. Murabona abayobozi banyu? Nta numwe waje hano iruhande rwanjye. Why don't they come if they've told you the religion is so big and so great? Kuki bataza hano niba bababwiye ko idini ryabo rikomeye kandi ari rinini? Why don't somebody come and say something? Kuki ntawe kugira icyo avuga? Nobody comes. Nta numwe waje. I said, then you people out there, if you see this blind man standing here, Ndavuga nti mwebwe muri hariya niba mubonye impumyi. and up come a doctor to examine his eyes. He shook his head. He said, he's blind. Umuganga umwe aza gusuzuma amaso yaravuga ati ni impumyi. So I said, certainly he's blind. Ndongera nti nibyo koko ni impumyi. And I said, if God gives him his sight, how many of you will serve Jesus Christ? Ariko niba Imana imuhumuye ni bangahe bazakorera Yesu Kristo? Just as far as I could see oceans of black hands. Maze kugeza aho amaso yanjye ageza ibiganza byanjye bizamuye. Turned to the man and said, Lord Jesus, let it be known that thou art God. Mpindukirira ya mpumyi ndavuga nti Mwami Imana bamenye kuri The Imana. man grabbed me around the neck. Hanyuma uwo mugabo amfata ku ijosi. There sat the mayor of Bombay sitting there, grabbed him around the neck to see as good as any. Kandi umuyobozi wa Mumbai yari yicaye aho amusimbukira ku ijosi. Yarebaga neza nkatwe twese. What is it? It's actually a power. Niki? Ni imbaraga z'ukuri. God is God. And Satan is Satan. Imana ni Imana kandi na Satani ni Satani. If you don't believe in the devil, when I first got started, I run headlong into him every day. Ntimwizera Satani. Ubwo natangiraga nagonganye nawe buri munsi. Tell me there's no devil because I know better. Ntumbwire ko Satani atabaho. Nzi aho mpagaze. I have to fight with him every day. So I know there is a devil. Ngomba kumurwanya buri munsi. Bityo nzi ko habaho Satani. And you must be trained when you meet. Kandi mugomba kwitoreza guhura nawe. Not trained in psychology, not trained in education, but trained by the Holy Spirit. Ntabwo ari ukwitoza ubwenge bw'imitekerereze. Ntimuzitoreze uburezi,
ahubwo muzatozwe n'Umwuka Wera. Imbaraga z'Imana mu ijambo ryayo kurigaragaza. Kandi muzi umwanzi wanyu. Yo, mbega ukuntu ari umugome. Mbega ukuntu nakwishimira kurambura ahantu nkazamuka muri Bibiliya. Maze nkabereka umugabo wahuye nabyo. Uburyo mu kurwana n'umwanzi bakomejwe n'ijambo ry'Imana. Nowa yabiciyemo, ariko yarazi ko Imana yamubwiye ko imvura izagwa. Urugamba rwari hagati y'ubushakashatsi n'ijambo ry'Imana. Ubushakashatsi bwavugaga ko ibyo ntibishoboka. Imana yavuze ko ibyo bizashoboka. Amen. Ibyo biriho na n'ubu. Ibyo bizabaho. Ibyo byarabaye. Amadayimoni ariho. Ariko Yesu arayirukana. Kandi yatanze ubushobozi bwo gukora nkabyo. Mwirukana amadayimoni mu izina ryanjye. Umunsi umwe yirukanye umwuka mubi mu mugore mwiza. When the unclean spirit is gone out of a man, he walks in dry places, returning back then, bringing 7 other devils with him. Iyo umwuka mubi usohotse mu muntu, ajya ku gasozi, maze mu kugaruka akazana andi madayimoni arindwi. Now that goes to show that if the man was cleaned of devils, there was something was in him had gone out. Ibyo bivuze ko iyo umuntu yejejweho amadayimoni, ikintu cyari muri we cyamuvuyemo. Rero iyo dayimoni isohotse, ibyo bitera Imana kwinjira. Rero iyo dayimoni isohotse, ibyo bitera Imana kwinjira. Iyo Satani asohotse, tureke Umwuka Wera yinjire. Ntiwishimire kureka ngo ibyo bintu bigume uko biri. Uramutse ubikoze, uba wihannye ibyaha byawe gusa, kandi ugakomeza urugendo. Rero uzasohoka warushijeho kuba mubi. Ariko aho hantu Satani yari atuye kera, huzuza Umwuka Wera w'Imana. Rero muzagira imbaraga z'ijambo ry'Imana rigaragaye muri mwe, kandi muzirukana amadayimoni. Urugamba rwarabaye. Urumuri rw'ikigoroba ruramurika. Umwuka Wera arahari. Mu kanya mu minota 3 amafirimbo aravuga, saa 6 z'ijoro ziraba zigeze. Nkuko tugiye kuva muri iyi nyubako tujya mu macumbi yacu, guhangana no hanze no guhangana n'idi. Ntitujyeyo nka mbere, tujyeyo mu mbaraga z'umuzuko we. Tujyeyo mu izina rya Yesu Kristo, kandi tuzamuye hejuru ibendera, kandi no kwizera mu ijambo rye, kugira ngo urwanishe inkota ityaye impande zombi n'ingabo, kandi wambaye intwaro zose z'Imana kugira ngo uhangane n'umwanzi, kuko arushaho gukomera buri munsi. Iyo umwanzi aje nk'uruzi, Umwuka w'Imana azamura ibendera.
to the end of these things that we niba twarageze ku iherezo ry'ibyo bintu the mysteries of God has been completed with us, kandi amayobera y'Imana yarasohoye muri twe, we are looking for more strength, a rapture and strength. dutegereje kwakira imbaraga nyinshi kurushaho, To meet a diverse force that'll rapture the church and take it into glory. imbaraga z'umuzuko kugira ngo duhure n'imbaraga zirushijeho gukomera zizazamura itorero zirijyana mu bwiza. We must have it. Tugomba kuyigira. Meet 63 with a challenge. We are the servants of the living God. Duhangane n'umwaka w'1963 ugira uti turi abagaragu b'Imana nzima, I'm like Shadrach, Meshach, and Abednego of old. nka Shadrake, nka Meshake na Abedenego ba We will kera. not bow to the devils of this world and take back this thing that what we've talked about, but let's press the battle. Ntabwo tuzapfukamira ibyirwamana by'iyi si, ntabwo tuzapfukamira ibyirwamana ngo dufate kiriya kintu twavuze, ariko dukomeze urugamba. I feel tonight as we're listening for them whistles, Ndumva uyu mugoroba nkuko twumva aya mafirimbi, something like David did that dreadful hot night when he laid out there under them mulberry bushes and the enemies aroused him. ikintu kimwe nk'icyo Dawidi yumvise rya joro ryari rishyushye cyane ubwo yari yirambitse munsi y'igiti kandi umwanzi yari akangutse. What an hour it must have been for David. Mbega ibihe bikomeye kuri Dawidi, What a time for him laying there. mbega ibihe kuri Dawidi wari uryamye aho. He didn't know how to move. He didn't know what to go by Ntiyari yatirimuka, because he knew he was outnumbered. ntiyari azi uwo yakwitabaza, But all at once he heard the sound of a wind going through the top of the bushes. kuko yari azi neza ko bamurutaga ubwinshi, ariko yatunguwe yumva nk'umuyaga uhuhira mu gihuru. Yari azi ko Imana yamugendaga imbere kandi ko agiye ku rugamba. You know, God went on before him and he went to the battle. I feel something like that tonight after last night's message. Ndumva ikintu kimwe uyu mugoroba nyuma y'ubutumwa bw'ejo nimugoroba. I'm laying in the darkest hour that I ever faced in my life. Ndumva ndi mu bihe byijimye ntigeze ngira mu buzima bwanjye. I feel like Isaiah at the temple after seeing those angels. Meze nka Yesaya nyuma yo kubona abamarayika. I'm a man of unclean lips and dwelling among people with unclean. Ndi umuntu ufite iminwa yanduye kandi ntuye hagati y'abantu bafite iminwa yanduye. Listen, I've got to meet it some way. And the only thing I'm waiting to hear that rushing through the mulberry bushes. Ariko mwumve, ngomba guhangana nabyo byanga bikunze, kandi ikintu nsigaje nuko ntegereje kumva iryo jwi ryo mu gihuru kugira ngo njye guhangana n'umwanzi Go to meet the enemy wherever it is. God help us to do it. aho yaba ari hose. Imana idufashe And kubikora. now, I think it's 1 minute until 12 o'clock, and 62 with all of its past. Let's let it be past. Ndatekereza ko habura gato ngo habe mu gicuku, maze 1962 n'ibyayo byose reka bibe impitagihe. Let us stand to our feet now, each and every one of us. The context is on. Murabizi noneho buri wese muri twe urugamba rurashyushye. Each one of you. Paul said, forgetting those things that are in the past. Buri wese muri mwe Pawulo yaravuze ati twibagiwe ibyahise. All of our mistakes of last year, I press towards the mark of the high calling. Amakosa yacu yose y'umwaka ushize ndaharanira guhamagarwa kw'ijuru muri Kristo Yesu. All my mistakes that I made in all these years, forgive me for them. Mbabarira amakosa yanjye nakoze iyi myaka yose. God forgive me. Church forgive me. Yo Mana mbabarira, torero The mumbabarire. ministry that I fail with, I feel. God forgive me for. Aho numva ko naguye mu murimo wanjye, yo Mana mumbabarire kubw'ibyo. Church forgive me my mistakes. Torero mumbabarire amakosa yanjye. Press towards the mark of the high calling in Christ Jesus. Kandi nahataniraga umuhamagaro wanjye w'ijuru muri Kristo Yesu. Whatever tomorrow holds, I don't know, but I know who holds 1963. Ibyejo simbizi ariko nzi ko ufite mu biganza byawe umwaka utaha 1963. Tuzamura ibiganza ku Mana maze buri wese asenge uko ashaka nk'uko tujya tubikora iyo twihana. Kandi tubwire Imana ibyo dushaka kwidufasha mu mwaka utaha.
many thoughts is dying out in our hearts and of the mistakes of last year. Data wo mu ijuru, nk'uko turi hano, reka ibitekerezo bimwe na bimwe bizime mu mitima yacu hamwe n'amakosa yacu y'umwaka ushize. And as we are approaching the death of 62 and the birth of 63. Nk'uko twegereje ku iherezo ry'1962 n'ivuka rya 63. God, may we be one step higher up the ladder until we can see Jesus and His program. Yo mana, reka tuzamuke urwego kugeza aho tubona Yesu na gahunda ye. Everyone here, Lord, in prayer while the old year is dying and the new birth of the new year is coming in. Reka buri wese hano mu masengesho Mwami, mbere y'uko umwaka ushira, y'uko umushya uri hafi yo kuvuka. May the old man's sin and unbelief die out in our hearts. Reka ibyaha no kutizera by'umuntu wa kera bipfa mu mitima yacu yose. And the new birth come in with the 1963 like a Russian mighty wind. Maze ukuvuka bushyashya byinjirane n'umwaka mushya w'1963 nk'umuyaga uhuha cyane. That might fill our beings and make us new creatures in Christ. Wuzure imitima yacu kandi tugire ibiremwa bishya muri Kristo. Make us fit servants. Tugira abagaragu bawe beza. Give our past. Bless our future. Tubabarira ibyahise. Umugisha hazaza hacu. Let us, O Lord God, with thy mighty hand, Jehovah. Tuyobore Mwami Imana n'ukuboko kwawe gukomeye Yehova. Bless these ministers here. Bless all the laity, all the visitors. Umugisha abagaragu bawe bari hano. Umugisha bizera bose, abagaragu bawe bose. Be thou with us, Lord. Bana natwe We Mwami. are your servants and we give ourselves wholly to you for 1963. Turi abagaragu bawe kandi turakwiyeguriye mu mwaka w'1963 That the power of your Spirit might have more preeminence in our life and in our being. kugira ngo umwuka wawe muri twe ugire ubutware muri twe mu buzima bwacu. Help us, God. Forgive us and help us, we pray. Dufashe Mwami, yo Mana, tubabarire kandi dufashe. Raise up mighty men. Raise up mighty warriors of the faith. Turasaba ngo uhagurutse abagabo bakomeye, hagurutse intwari mu rugamba rwo kwizera. Open this year, Lord, that hidden manna, that rock beneath the Uyu mwaka Mwami, fungura amano ihishe, rwa rutare rwo mu rutare, that we might see the program of God. kugira ngo tubone gahunda y'Imana. Tap off the pyramids of our life, Lord. Ambika ikamba ubuzima bwacu Mwami. Put the capstone Christ Jesus upon each and every one of us. Shyiraho ibuye risoza Kristo Yesu kuri buri wese muri twe. May His great, magnificent, holy blessings be upon us all. Reka iyo migisha ikomeye kandi yera ibe kuri twe. May the fire of the Holy Ghost come upon us. Reka umuriro w'umwuka wera uze kuri twe. May the power of the resurrection be manifested. Reka imbaraga z'umuzuko zigaragare. Now we thank you for these. Yo Mana, mbega ukuntu tugushimira uyu mugoroba. We are yours. We give ourselves fully to you, Lord. Turi abawe, turakwiyeguriye Mwami. Go yonder not knowing where, how, or what we'll do. Mu gihe ngiye kujya kure aho ntazi n'icyo ngiye gukora, I'm trusting you, Almighty God, that you'll guide me, your unprofitable servant. ndakwizeye Mana ikomeye, ngo unyobore njyewe umugaragu utagize icyo maze. I might be used to the honor and the glory of the Almighty. Grant it, ngo Father. nshobore gukoreshwa ku bw'icyubahiro n'ikuzo by'ushobora byose. Biduhe yo Data. Receive our prayers. Bless our efforts. Akira amasengesho yacu, umugisha umwete wacu, Heal the sick and the afflicted, both spiritual and physically. kiza abarwayi n'imbabare mu byo mu mwuka no mu mubiri. And make us thy servants. Tugira abagaragu You bawe, are the clay. You are the potter. turi ibumba, uri umubumbyi. Hold us each one in your own way, that we might fit together with Christ Jesus as a member of His body. Bumba buri wese uko ubishaka, kugira ngo duhuze twese hamwe muri Kristo Yesu nk'ingingo z'umubiri we. For we asked it in Jesus' name, and for His sake, and for the gospel's sake. Amen and amen. Kuko tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, kubwe no kubw'inkuru nziza. Amena na amen.
Aramahayalamasiye, Uramahayalabakashaya, Shikirialamasiye, Aramahayalabashaya, Shikirialamakaya, Aramahayalabakashaya Ramasiye, Shikirialamakirialamasaya, Kirialamakayalabakashaya, Shikurialasirialamasaya, Kurashalamasikirie, Shikirialamasaya. My people, I would say unto thee that I am the one and only God, and beside me there is none other. I am the Lord of creation. I am the Word that became manifested unto thee. I am the Word that comes before thee even this night by the power of the Holy Ghost. Did I not say that I would come in like manner? Have I not fulfilled my word, every dot and every line? O my people, I say unto thee, look up, for thy redemption draweth nigh, and it is even at the gates. I say unto thee that if thou shalt continue to humble thyself and not lean unto thine own understanding, but follow me, that thou shalt truly be found in favor in my sight. I say unto thee that thou hast seen my glory before thee, and thou shalt continue to see my glory, if thou shalt remain in the truth as thou hast heard it. I say unto thee that many strange things may happen in the days to come. May thy word be established in thy hearts. May it be written in thy life, that thou shalt not turn to the right nor to the left, but keep thine eyes single unto me, for I am a jealous God, and the days are coming to an end, when all truth shall be revealed unto thee, and thou shalt stand alone, and yet thou shalt yet be together. And I say unto thee that none shall go away, none shall be left desolate, none shall be left without a guide, none shall be left without truth, none shall be left without comfort, none shall be left without their God, for I am thy God, and I am in thy midst. I see my people, I have heard their afflictions, I hear their cries unto me, and I shall deliver thee, even as I delivered my people of old out of Egypt. I shall deliver thee, even as I have come in the fullness of my presence, even as I have come in great power and in revelation. I shall be with thee. Stand fast and move not. Thus saith the Lord. Thank you, Father God. urakoze data mana yanjye. We thank you for this new year exhortation turagushimiye mu kudukomeza mu mwaka mushya, that sends us out with the hope biduhaye icyizere and with the comfort of knowing that through the speaking of these words to these men who knew not, no kudukomeza n'ijambo mu magambo y'abariya abagabo batatu batabizi, that the message is true and you are asking us to stand by. ubutumwa ni ukuri kandi uradusaba kubwubaha. We'll do all that we know how, Lord, to stand by you and your word. tuzakora ibishoboka mwami kugira ngo tugukomereho n'ijambo ryawe. Receive us in the name of him who taught us all that we should pray like. urakoze data mana yanjye, twakire mu izina ry'uwatwigishije gusenga dutya. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. data wa twese wo mu ijuru, izina ryawe ryezwe. Thy kingdom come, thine will be done in earth as it is in heaven. izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, icyo utegeka mu isi nk'uko bikorwa mu ijuru. Give us this day our daily bread, ifunguro ridutunga uriduhe none, and forgive us of our trespasses, as we forgive those that trespass against us. utubabarire ibyaha byacu nk'uko natwe tubibabarira ababitugiriye, And lead us not into temptation, but deliver us from evil. ntutureke ngo dutsindwe na moshya. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. ahubwo dukize icyaha, kuko ubwami, ikuzo n'imbaraga n'icyubahiro ari ibyawe iteka ryose. The Lord Amen. bless you and keep you. umwami abahe umugisha kandi abarinde. Those now that must go to their homes, now it's 5 minutes after, it's 5 minutes and 63. rero abagomba gutaha, isaha irarengaho iminota 5, dore iminota 5 mu 1963. Now, may God bless you. imana ibahe umugisha nona. And you that want to stay for communion, you're just welcome to stay. We'd be glad to have you. kandi abashaka kuguma hano kubw'ifunguro ryera, murakaza neza, mugume hano, twishimiye kubana namwe. It's not a closed communion, it's for every believer that's in fellowship with Christ. ntabwo ari ubusabane bwo mu mwiherero,
nk'ubwa buri wese uri mu busabane na Kristo. You're welcome to stay and take the communion with us. Murisanga niba musigaye ngo dusangire ifunguro ryera. And the reason we do this is because this is the first thing we're starting a journey. Impamvu dukora ibi nuko ari ikintu cya mbere cyo gukora. Dutangira urugendo. And Israel, before they started the journey, kandi Isiraheli mbere yo gutangira urugendo bishe umwana w'intama. They killed the lamb and ate the bitter herbs and started their journey. Kandi barya ibyatsi birura maze batangira urugendo. So how appropriate this is tonight. Ndatekereza ko ukuntu ibi ari byiza uyu mugoroba. The lamb has been killed, it's been prepared the feast, and it's midnight. Intama yarishwe, yarateguwe. Ni umunsi mukuru. That's when they eat it, you know, at midnight. Ni mu gicuku. Ni muri icyo gihe bawuriye. Murabona? Mu gicuku. Dukore nkabo. So you want to stay with us and get ready for the journey to come that lays ahead. We'll be glad to have you. God bless you. Mwebwe mushaka kugumana natwe kandi mwitegurira urugendo rugiye kuza, badutegereje, dushimishijwe no kubana natwe hano. Imana ibahe umugisha. And you would have to go now. They go to your homes. God be with you till I meet you again. Amen. Namwe abashaka kugenda mushobora gutaha. Imana ibane namwe kugeza twongeye kubonana. Amen. The rest of you may be seated and then we'll start the communion. Abandi mushobora kwicara hanyuma dutangire ubusabane. Mushiki wacu agiye, ni byiza mugabo. Kugeza duhuye, kugeza duhuye, kugeza duhuye ku birenge bya Yesu. Kugeza duhuye, kugeza duhuye. Imana ibane namwe kugeza duhuye. Let's sing it again while we're waiting, you know, for those who are going. Twongere tuyiririmbe mu gihe dutegereje. Murabona abasohoka abasohoke. Tuze rigaruke kandi uyu ni umwanya udasanzwe. Ngiye kubasomera mu byanditswe mu kanya ikintu cyiza cyane. Twongere tuyiririmbe. If there's anything wrong in your life, that person is here that you've wronged, go to him now. Kugeza duhuye, dufatane mu ntoki. Niba hari ikintu kitagenda mu buzima bwawe kandi umuntu wahemukiye ari hano, mugende maze mu bitungane. Kugeza duhuye, 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 kugeza duhuye. Umucuranzi yaza hano kuri piano. Kugeza duhuye, kugeza duhuye, kugeza duhuye, kugeza duhuye. Imana ibane namwe kugeza ubwo tuzabonana. Kugeza duhuye, kugeza duhuye. Hallelujah. He careth for you. Hallelujah. He careth for you through sunshine. Akwitayeho, akwitayeho. Mu minsi myiza no mu minsi mibi akwitayeho. Twongere tuyiririmbe. Let's sing it again. He careth for you. He careth for you through sunshine or shadow. Akwitayeho, akwitayeho. Mu minsi myiza cyangwa mu minsi mibi. Mu minsi myiza cyangwa mu minsi mibi
ese si byiza? Let's sing it again while they're quietening in. Just close your eyes. For you. Twongere turirimbe mu gihe dutuza. Mufunga amaso. Akwitayeho. Iminsi myiza cyangwa no minsi mibi akwitayeho. Heavenly Father, we're so glad that we found that truth. Data wo mu ijuru, turanezerewe cyane kuba twavumbuye ko iba ari ukuri. In our darkest hours or through the sunshine, he never leaves nor forsakes. Mu munsi w'umwijima cyangwa se izuba riva, nta tureka. We're so happy for that we have. Turanezerewe cyane kubw'ibyo ko dufite. Our confidence is built upon nothing less than Jesus' blood with righteousness. Amizero yacu nta kindi yubakiyeho uretse amaraso ya Yesu Kristo no gukiranuka kwe. We trust, Lord, not in the fame of this world. Ntabwo twiringira icyubahiro cy'isi. We dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. Turizera, ntidutinyuka kwiringira ku bintu byoroshye by'isi, ariko twiringira izina rya Yesu Kristo. How we thank thee, Father. Turagushimiye Data. Now, we are just about to participate in one of the very few natural articles that you laid. Noneho twiteguye gushyira mu bikorwa itegeko rimwe mu yo wadusigiye. One of them was baptism. The other was communion. Next was feet washing. Rimwe ni umubatizo, irindi ni ubusabane, irya gatatu ni ukozanya ibirenge. Oh God, we just enter in solemnly, knowing that this lamb is a Passover lamb. Yo mana, tugiye kubikora mu cyubahiro, tuzi ko iyo ntama ari intama ya Pasika. The great wilderness journey lay just ahead of the children. Urugendo rukomeye rwo mu butayu rwari imbere y'abana b'Isiraheli. The blood must first be put on the lintel of the door before the paschal lamb could be taken. Amaraso yagombaga gusigwa ku rugi mbere y'uko intama ya Pasika iribwa. God, examine our hearts. Imana isuzuma imitima yacu. Is the blood there, Lord? Amaraso yasutswe mwami. If it's not, we pray that you'll apply it just now. Niba adahari turagusaba ngo uyashyireho aka kanya. Taking away our sins and covering us. Ukuraho ibyaha byacu ubitwikira. And they'll be divorced from us, Lord. The sins of this world. Bizatandukana natwe mwami ibyaha by'iyi si. That we might be holy and presentable to our Father. Kugira ngo tubabera kandi dushobore guhagarara imbere ya Data wa twese nonaha. Now as we come to take the body and the shed blood of our Lamb, God's Son, our Savior. Nkuko tuje gufata umubiri n'amaraso yamenetse y'umwana w'intama, umwana w'Imana, umukiza wacu. Examine our hearts as we read, Father. Suzuma imitima yacu mu gihe dusoma Data. And then make us thine own. Kandi utugire abawe. We asked it in the name of the Lamb, Jesus Christ. Amen. Uko tubisabye mu izina ry'umwana w'intama Yesu Kristo. Amen. In the book of Corinthians, the 11th chapter, I wish to read a few verses. Mu gitabo cy'Abakorino 11 ndashaka gusoma imirongo ntangirire kuwa 23. Beginning with the 23rd verse, I read this. It's Paul speaking to the Corinthian church. Ndashaka gusoma imirongo ntangiriye kuwa 23. Ni Paulo ubwira itorero ry'i Korinto. I have received of the Lord that which also I delivered unto you. Kucyo nahawe n'umwami wacu kumenya nicyo nabahaye namwe. That the Lord Jesus, the same night which he was betrayed, took bread. Yuko Yesu ijoro bamugambaniyemo yenze umutsima akawushimira. When he had gave thanks, he brake it and said, akawumanyagura akavuga ati, take and eat. This is my body which is broken for you. This do in remembrance of me. After the same manner also he took the cup. uyu ni umubiri wanjye ubatangiwe, mujye mukora mutya kugira ngo munyibuke. And when he had supped, took the cup. When he had supped, let me read it over. After the same manner he also took the cup. And when he had supped, saying, n'igikomba kigenza atyo, bamaze kurya ati, this
cup is the New Testament in my blood. ni isezerano rishya ryo mu maraso yanjye. This do in remembrance, as oft as you drink this in remembrance of me. Mugiye mukora mutya uko muzajya munyweraho kugira ngo munyibuke. Or as oft as you eat this bread and drink this cup, you do shew forth the Lord's death till he comes. Uko muzajya murya uwo mutsima mukanywera kuri icyo gikombe, muzaba mwerekana urupfu rw'umwami Yesu kugeza aho azazira. Whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and the blood of the Lord. Nicyo gituma umuntu wese uzarya umutsima w'umwami wacu cyangwa uzanywera ku gikombe cye uko bidakwiriye, azagirwaho n'urubanza rwo gucumura ku mubiri n'amaraso by'umwami. So let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup. Nuko umuntu wese yinire yisuzume, abone kurya kuri uwo mutsima no kunywera kuri icyo gikombe. For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. Kuko upfa kunywa akanywa atitaye ku mubiri w'umwami, aba aririye kandi abanywereye kwishyiraho gucirwaho iteka. For this cause many are sick and weakly among you, many sleep. Ndetse nicyo gituma benshi muri mwe bagira intege nke, abandi bakanarwaragura, abandi benshi bakaba basinziriye. For if we should judge ourselves, we should not be judged. Ariko twakwisuzuma ntitwagibwaho n'urubanza. But when we are judged, we are chastened of the Lord. Nyamara iyo ducira urubanza n'umwami wacu, duhanirwa nawe We should not be condemned with the world. kugira ngo tutazacirwaho iteka hamwe n'ab'isi. Wherefore, my brethren, when you come together to eat, tarry one for the other. Nuko bene data, nimuteranira gusangira murindirane. If any man hungry, let him eat at home, Umuntu nasonza arya ibyiwe, that you come not together unto condemnation. kugira ngo guterana kwanyu kutabashyiraho urubanza. And the rest I will set in order when I come. Ibisigaye nzabibategeka aho nzazira. As I think of this, the most solemn time. Iyo ntekereje ibi, umwanya ukomeye nk'uyu, It's also written that when this communion was first given out, and feet washing, kandi byanditswe ko igihe ryagabuye ubwa mbere ibirenge bikozwa, which we have to omit tonight because we have no water. The waters are all cut off. icyo tutari bukore uyu mugoroba kuko nta mazi dufite, amazi yabuze, And we didn't even have the restroom facilities tonight kandi nta n'ibikoresho twateguye ku bijyanye n'imisarani kuri uyu mugoroba, because they just had to splice it together the best they could for us to have this service tonight. kuko twakoze ibishoboka byose kugira ngo dushobore guterana uyu mugoroba. But we will do as they did, said, I believe Luke stated, as they sang a hymn and went Ariko out. turaza gukora nk'uko bakoze. Ndatekereza ko ari uko wabyemeje. Baririmba indirimbo imwe hanyuma barasohoka. But do you know what this represents? Ariko se muzi icyo ibi byerekana? Do you know at the beginning when this order was first made in Israel, down in Egypt, Murabizi, mu itangira igihe iri tegeko ryasohokaga bwa mbere muri Isiraheli hariya muri they were Egiputa, on the road to the promised land. And that's what we feel like tonight. bari mu nzira igana mu gihugu cy'isezerano. Kandi niko natwe twiyumva uyu mugoroba, That we're on the road to the promised land. ko turi mu nzira igana mu gihugu cy'isezerano, And the journey lays ahead of us. kandi urugendo ruradutegereje imbere yacu. And they had a token that when the death angel came by, Rero bari bafite ikimenyetso, iyo umumarayika w'urupfu yahitaga, that there must be blood on the door, or the elder son or the elder child died in the home. yagombaga kubona amaraso ku rugi, bitaba ibyo umwana w'imfura yarapfaga mu nzu. The thought was, and the real meaning was first to apply the blood. Igitekerezo cya mbere kwari gushyira amaraso ku You rugi. notice how Paul placed it here? Mwabonye ko Pawulo abivuga hano? If any eat unworthily, he eats and drinks damnation to himself, not discerning the Lord's body. Mwabonye ko Pawulo abivuga hano? Niba umuntu awuriye adakwiriye, adahishuriwe umubiri w'umwami, abariye ananyoye kandi yiciriyeho urubanza. Which means the same thing, Bisobanuye kimwe, that death, spiritual death, rest upon the person that would partake of the Lord's Supper urwo unworthily. rupfu, urupfu rwo mu mwuka ruba ruri ku muntu ufata ifunguro ryera
adakwiye that would be out drinking and carrying on and living like the world and come to the Lord's table. ibyo bivuze ngo usohotse ugiye kunywa, kwitwara nabi, ukabaho nk'ab'isi, hanyuma ukaza ku meza y'umwami. We shouldn't do that. Ntitwagombye gukora dutyo. Now, let us cleanse our hearts and cleanse our hands from and our minds from evil thinking. Tweze imitima yacu kandi twoze ibiganza byacu n'imyuka yacu, tuyirinde ibitekerezo bibi, That we might come to the Lord's table reverently and holy, kugira ngo tubashe kuza ku meza y'umwami n'icyubahiro no kwera, as we know that we are connecting ourselves with our sacrifice, Christ Jesus, who is our only salvation. tuzirikana igitambo cya Yesu Kristo ko ari cyo cyonyine agakiza kacu. Now tonight, the way we do this is one of the elders stand here, Brother Zabel. None uyu mugoroba uburyo dukora ibi nuko umwe mu barambye muri Kristo ahagarara hariya, mwene data Zabel. And I think, Brother Zabel, tonight, if you'd call from the platform first, Kandi ntekereza ko mwene data Zabel uyu mugoroba uwabanza agahamagara bicaye hano ku gicaniro, so these people can come from the platform and form your first line here, if you will. bityo aba bantu bamanuka bagakora umurongo wa mbere hano niba Now, mubishaka. Brother Zabel will direct you in a few moments as soon as we make the blessing upon the community. Kandi mwene data Zabel arabayobora mu kanya nitumara gusabira umugisha ifunguro. This kosher bread is made by Christians. It's unleavened bread. Uyu mutsima wakozwe n'umukristo, ni umutsima udasembuye. Muraza kumva. And if you'll notice it when you place it in your mouth, it's very rugged to be bitter. Muraza kumva nimutamira urahanda. It's wrinkled and broken, mingled. Urahanda kandi uramanyaguwe, wishwe urubozo. That means the broken, mingled body of our Lord Jesus. Bivuze umubiri uvunaguwe kandi uvanze n'umwami wacu Yesu Kristo. Oh, when I even think of it, my heart seems to skip a beat. Iyo mbitekereje wagira ngo umutima wanjye uhagaze gutera. When I think that he was mingled and bruised and smitten, Iyo ntekereje ko yishwe rubozo, akavunagurwa, agakubitwa, the innocent Son of God. umwana w'intama nta Do nenge. you know why he did that? Muzi impamvu yakoze ibyo? Because I was guilty, Kuko nari umunyabyaha waciriweho urubanza. and he become me a sinner, Yabaye njyewe umunyabyaha, that I by his sacrifice might become likened unto him, a son of God. kugira ngo njyewe kubw'igitambo cye ngo nshobore gusa nawe umwana w'Imana. What a sacrifice. Mbega igitambo! Let us bow our heads. Kubika umutwe. Most holy God, as I hold in this little metal charger tonight, Mana yera cyane, uyu mugoroba mfite kuri iyi sahani uyu mugati ugaragaza umubiri wavunaguwe. this bread that represents the broken, mingled, bruised, smitten body of our Lord, Uvanze, uvunaguwe, ukubisweho umwami wacu. where that prophet cried out, Uwo muhanuzi yavuze ati, was wounded for our transgressions, bruised for our iniquity. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we were healed. yakomerekejwe kubw'ibyaha byacu, uvunaguwe n'ibicumuro byacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Oh, how we remember that, Lord. Kandi kubw'ibikomere bye wakijijwe indwara. Yo, I tie myself to that sacrifice tonight, turibuka ibyo mwami. and this audience likewise, Lord, to the sacrifice. Igihe nifatanije n'icyo gitambo hamwe n'iryo torero mwami ku gitambo, May we remember our Lord, his death and his scourging and all that he went through for us as we take this bread into our mouth. reka twibuke umwami wacu, urupfu rwe n'ukuntu yakubiswe inkoni n'ibyo yaciyemo byose kubera twebwe mu gihe dushyira uyu mugati mu kanwa. God, we are an unworthy people. We're not fit for such a holy thing. Mana, turi abantu badakwiriye, ntabwo dukwiye ikintu cyiza nk'iki. So let thy holiness, Lord, thy presence and thy blood cleanse our hearts. Reka ukwera kwawe mwami n'amaraso yawe yeze imitima As we yacu. receive it, may we purpose in our minds to constantly serve him day and night, all the days of our life. Mu gihe twakira ibi, twagira intego mu myuka yacu kumukorera ijoro n'amanywa iminsi yose y'ubuzima bwacu. Now sanctify this bread for its intended use
We ask in Jesus' name. Amen. rero eza uyu mugati ku bw'icyo wateguriwe tubisabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. And I hold this in my hands as about 33 years of service I have served my Lord, and I'm ashamed of myself. rero mfashe ibi mu biganza byanjye nyuma y'imyaka 30, hafi imyaka 33 mu murimo w'umwami. Mfite isoni. But I think, what would I do if I had 2 literal drops of His blood holding in my hand tonight? What would I do with it? ariko ntekereza nti nari kugira nte iyo nza kugira ibitonyanga bibiri by'amaraso ye mu biganza byanjye uyu mugoroba mu maraso ye. But you know, I've had in my hands tonight, in His sight, greater. It's the purchase of His blood, His church. ikintu gikomeye ni abakijijwe n'amaraso ye, itorero So rye. when I hold this to the juice of these grapes, I think of that. rero mfashe iyi vino ntekereza ibyo. He said, I will drink more of the fruit of the vine till I drink it with you anew in my Father's kingdom. yaravuze ati sinzongera kunywa ku mbuto z'imizabibu kugeza ubwo nzongera gusangira hamwe nawe mu bwami bwa data. Then notice, after the war of sin is over, the first thing we do when we strike the other side is take the communion, the Lord's Supper. murebe ubwo intambara y'icyaha izarangira, icya mbere tuzakora ubwo tuzahagera hakurya ni ugufata ifunguro ry'umwami. Let us bow our heads now while we bless this kubika wine. umutwe noneho mu gihe duha umugisha iyi vino. Our Heavenly Father, when I think as I hold this wine here that represents the blood of Jesus, data wa twese uri mu ijuru, iyo ntekereje mu gihe mfashe iyi vino igaragaza amaraso ya Yesu, how that through that flowing blood my sins are gone. ukuntu amaraso yamenetse yakuyeho ibyaha byanjye, They are put in the sea of forgetfulness and to be remembered no more. byajugunywe mu nyanja yo kwibagirana kugira ngo bitazibuka ukundi. And with this blood, a dying boy one day laid down in a hospital, and you saved me. Kubw'ayo maraso umunsi umwe hafi ya hano umwana w'umuntu yari mapfa mu bitaro maze urankiza. Oh God, how I thank Thee, Lord. Yo mana, mbega ukuntu ngushimira mwami. And then give me the charge by the Holy Spirit to lead the people to Calvary and show them the way home. Thank you, Father. None rero mpa umutwaro kubw'umwuka wera wo kuyobora ubwoko i Karuvari no kuberekeza inzira ijya imuhira. Urakoze And now data. sanctify this wine for its intended use. Noneho eza iyi vino kubw'icyo yagenewe gukora. May every person that partakes of this sacrament tonight receive spiritual and physical strength for the journey that lays ahead. Kandi umuntu wese uri busabane muri iki gikorwa cyubashywe uyu mugoroba ahabwa imbaraga z'umwuka n'iz'umubiri kubw'urugendo ruri imbere yacu. For we asked it in Jesus' name. Amen. Kuko tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Stand here and watch the families come in. That's where it'll be one of these days. Kuba duhagaze hano no kubona imiryango iza niko bizagenda muri ino minsi. Family by family, rank by rank, group by group, one by one. Umuryango ku wundi, ishuri kurindi, itsinda kurindi, umwe ku wundi. When we meet Him, what a time it will be. Ubwo utazahura nawe mbega ibihe byiza When all tuzagira. the human life that's been upon the earth that's believed in Him and trusted Him will meet there that day. Ubwo abantu bose babayeho ku isi bamwizeye bamwiyeguriye bazahurirayo umunsi umwe. Won't it be wonderful? Mbega ntibizaba ari byiza? We have to omit
the feet washing tonight because of the water. ntabwo turi bwozanye ibirenge uyu mugoroba kubera ko nta We mazi. don't have sufficient facilities right now, and they will be fixed pretty soon, we trust. Nta bikoresho dufite ubu ariko bizajya mu buryo vuba aha, dufite icyizere. They're getting along good and working fast on the new tabernacle. Imirimo irajya mbere kandi imirimo y'ubwubatsi y'urusengero iri kwihutishwa. Somehow, I think that this is very appropriate to have communion on the first of the year like this time of day. Uko biri kose byari ngombwa ko dufata ifunguro ryera uyu munsi wa mbere w'umwaka no kuri iyi saha. You that's from out of town, drive real careful tomorrow as you go home. May God be with you. Noneho mwebwe batarabo muri uyu mujyi mutwarane ubwitonzi mu gihe musubira imuhira. Imana ibane namwe. And you here in the homeland close, God be with you and help you. Namwe muri iki gihugu hafi ya hano, Imana izabane namwe kandi izabafasha. And now, the Lord willing, and I have to leave for this next meeting coming up in Arizona. Mwami nabishaka ngomba kujya muri kiriya giterane batangaje muri Arizona. And then, if God be willing, I'll be back with you again for the 7 seals, and just as I have promised. Kandi umwami nabishaka nzagaruka kubw'ubwiru burindwi nkuko nabisezeranije. I certainly desire your prayer. Nkeneye amasengesho yanyu. I need you real bad. So don't forget to pray for me. Ndabakeneye cyane. Ntimwibagirwe kunsengera. And may everything go well for you. Maze byose bibabere byiza. And I certainly appreciate your attendance and how you've listened to what I have said in the gospel. Nezezwa no kuba muri hano. Nukuntu mutega amatwi ubutumwa bwiza. I believe that we're making a change now. Ndizera ko turimo dusohoza impinduka ubu. And I thank you for your kindness. Ndabashimiye kubw'ubugiraneza bwanyu. Many of you driving miles and miles to come. You're a simple person like myself try to bring the word of God. Benshi muri mwe mwagenze ibirometero n'ibirometero kugira ngo muze kumva umuntu nkanjye ugerageza kubwiriza ijambo ry'Imana. I'm sure it was something more than it that you come to listen to besides me, because I have nothing I could present. Zineza ko hari ikindi kirenze kuza kumva kitari nge ko ntacyo mfite naba. I'm uneducated, no personality, no nothing about. Nta mashuri mfite, nta gihagararo, nta kiri muri nge. And when I see people drive for hundreds and hundreds of miles and stand and wait here at 2 o'clock in the morning. Rero iyo mbona abantu bagenda magana y'ibirometero bagahagarara aho bagategereza saa 8 z'ijoro. It wasn't for nothing that I had. It's Christ. Ntabwo ari ukubera ikintu mfite. Ni kubwa Kristo. I'm so glad you love him. Nezezwa nuko mumukunda. I love him too. Kandi nanjye ndamukunda. Together we love him. Kandi twese hamwe turamukunda. And because we love him, we'll never have to part. Kandi kubera ko tumukunda ntitwagombye gutandukana. We may separate for a little bit here on as time goes on, but we'll be together again. Twatandukana igihe gito mu gihe gihita. Ariko tuzongera kuba hamwe. It's been my ambition is to try to lead people to that place. Ibyo ni wo muhigo wanjye wo kugeza abantu aho hantu. And now, beginning the new year, I want to say not Happy New Year to you. Noneho kubwo gutangira umwaka mushya sinshaka kubabwira umwaka mwiza w'ibyishimo. I want to say this to you. God bless you. Ariko ndashaka kubabwira ngo Imana ibaho umugisha. And if he does that, that's all you'll have need of for the coming year. And I trust that he will. Kuko nabikora nibyo muzabona umwaka wose kandi ndizera ko azabikora. And I'm by his grace. We'll try this next year. He shall spare you. Tuzagerageza ibi umwaka utaha niba kindagiye namwe akabaragira. By his grace, I hope I am a better pastor next year than I have been this year. Kubw'ubuntu bwe niringiye kuko naba umupastori mwiza kurusha uyu mwaka. Hope I be a better servant to Christ. Niringiye kuzaba umugaragu mwiza wa Kristo kurusha. I'll try hard to try to live closer, more truer, to bring the message just as he gives me. Nzagerageza n'imbaraga nyinshi kugendera mu kuri. Ntanga ubutumwa neza nk'uko abuma. I shall bring it to you the best that I can, withhold nothing that he would want me to give you. Nzabuvuga neza uko mbishoboye. Ntacyo nzazigama mu byo azambwira byose ngo mbibahe.
I'll do all that I know how. nzakora ibyo byose. And I know you feel the same. Kandi nzi ko namwe ari wo mugambi. You feel like we all want to work together now. Mwebwe mwumvise ko tugomba gukorera hamwe. Or the evening lights are certainly getting dim and the sun's or setting. Kuko umucyo w'ikigoroba uriho urijima kandi izuba ririho rirenga. The earth's cooling off. We know that. Isi iriho irakonja. Turabizi. Spiritually speaking, the church is cooling off. And the revival is over. Mu by'umwuka itorero ririmo rirakonja kandi ububyutse bwararangiye. We don't know what comes next. But we will trust God for that. Whatever it is. Ntituzi ikizakurikiraho ariko dufitiye icyizere mu Mana kubw'ibyo uko byamera kose. Now, as we sometimes, kandi noneho kenshi I want you to remember that the tabernacle here has one of the grandest pastors there is in the world. kandi ndashaka ko mwibuka ko hano ku rusengero hari umwe mu bapasitori bakomeye ku isi. Brother Armand Neville, a godly man, a good man. Mwene data Armand Neville, umugabo utinya Imana, umuntu mwiza. And when in my absence, Brother Neville's in full charge, just like I would be here. Iyo ntahari, mwene data Neville niwe usigarana itorero kandi arabishoboye. Ni nkaho n'abampari. Trustees, deacons, and so forth remain in their offices just as they do. Abacungamutungo, abadiakoni n'abandi bagomba gusigara mu myanya yabo nk'ubusanzwe. This is our headquarters. Hano ni ku cyicaro gikuru cyacu. This is where we're stationed right here. Niho tubarizwa hano turi. Billy Paul will not be with me out there, only just for the meeting. You'll be coming back here. Billy Paul ntazaba ari kumwe nanjye hariya. Keretse igihe cy'amateraniro gusa. Azagaruka ino. The business and all's operated right on here just the same. Imirimo yose byose bikomeza kuyoborerwa hano nkuko bisanzwe. Just going out there, that doesn't mean that I'm leaving you. Niba ngiye hariya ntibivuze ko mbasize. I'm just going, you understand. It's just a vision. I don't know what it means. Ngiye gusa kubera iyerekwa. Murabona? Ntabwo nzi icyo bisobanuye. I trust and do believe that it'll be for the betterment of the whole church. Ndiringiye kandi mfite icyizere yuko bizaba ari byo guteza itorero imbere. Now I know it will be better for all of us if we follow the leadings of the Lord. Kandi nzi ko byaba byiza kuri twese dukurikiye ukuyobora k'umwami. That's all we know how to do. Nibyo dukwiye gukora. It's not easy for me. I remember once before I had to walk away from the church. Binyoroheye. Nibutse ko mu gihe cyashize natandukanye n'itorero. Some of the old timers remember that. Bamwe muri mwe ba kera murabyibuka. How I just couldn't. Mbega ngo gusezera birananira. I love people. Nkunda abantu. When I was a little boy, I wasn't loved. Nobody cared for me when I was a kid. Nkiri umuhungu muto nta wankundaga. Nta wanyitagaho nkiri umwana muto. When I found out somebody loved me, I don't want to die for him. Iyo nabonaga umuntu nkunze naribazaga nti ndashaka kumupfira. And because somebody loves you. Somebody cares. None ubu kuko umuntu agukunda, umuntu akwitayeho. I was climbing one time on a post. Igihe kimwe nuriraga ipoto ry'amashanyarazi. And my hook slipped out on a old cedar post and the knot was up high. Maze ndanyerera umugozi wari ushamikiye hejuru. I hit it with my spur and turned around, fell about 15 feet and caught on my arm. Maze ndanagana. A lady screamed and she kind of patted herself like that. Nuko umugore umwe wari hafi aho arantabariza. I always liked that lady. She cared. Umugore nahise mukunda kugeza ubu kuko yanyitayeho. She's somebody who cared. Yari umuntu wita ku bandi. And I always thought anybody who cared for me, I loved them. Nkora ntekereza nti umuntu wese unyitaho ndamukunda. And here some time ago, I was downtown. I was thinking of days it used to be. Hashize igihe gito nari mu mujyi. Natekerezaga ku minsi ya kera n'ibyo Imana yankoreye. What God has done for me, and I certainly appreciate it. Ndamukunda cyane. Rero I thank you for your love and fellowship. ndabashimira urukundo rwanyu n'ubucuti bwanyu. I would never try to lead you wrong. Sinzigera mbayobora nabi. It'll always be the right way, the best of my knowledge. Nzabayobora iteka mu buryo nyakuri. You take me record. I've never said anything about myself. It's always been Jesus Christ. Kandi mwibuke ko ntigeze mbabwira ibinyerekeye igihe cyose nababwiye Yesu Kristo. Murabona? Try to stay just close in His Word as I know how to stay to lead you and guide you to this place. Nagerageje kuguma mu ijambo rye mu buryo bwose. Nkurikije ibyo narinzi kugira ngo mbayobore hariya hantu. I commit you now in the hands of Brother Neville. Noneho
mbashyize mu maboko ya mwene data Neville. First in the hands of God, then in the care of Brother Neville. Mbere mu maboko y'Imana, hanyuma mu maboko ya mwene data Neville. Pastor the church and to watch over the heritage until I can have this meeting and get back to you again. Kugira ngo abe umushumba w'itorero kandi kugira ngo arinde umurage kugeza ubwo nzarangiza ari amateraniro nkagaruka hano. Trusting by that time I can bring you a great revelation from God that'll thrill our heart and glorify the church of God. We usually take communion. Niringira ko Imana izampa ishurirwa rikomeye nkaribazanira. Ihishurirwa rizanezeza buri mutima kandi rizahesha icyubahiro itorero ry'Imana. Tumenyereye gufata ifunguro. I don't want to say no more. You know how I feel. Sinshaka kugira icyo ndenzaho. Muzi neza icyo binkoraho. I think the song that we should sing right now, my faith looks up to thee. Thou Lamb of Calvary. Natekereza indirimbo twagombye kuririmba nona. Ukwizera kwanjye ni wowe kureba. Wowe ntama y'Ikaruvari. While we stand and sing it, let's shake hands with each other and say God bless you. Mu gihe turirimba duhagaze dufatane mu biganza maze tuvuge tuti Imana iguhe umugisha. My faith looks up to thee. Kwizera kwanjye ni wowe kureba. Wowe ntama y'Ikaruvari. Imana iguhe umugisha. Imana iguhe umugisha. Tuzamura ibiganza kuri we. Kwizera kwanjye ni wowe kureba. Wowe ntama y'Ikaruvari. Now let's raise our hands to him. Mukiza wa Kimana, umva ishengesho ryanjye. Hanagura amakosa yanjye. Wemere ko iyi saha mbu wawe. Kugeza ubwo tuzongera kubonana turirimbe. Kugeza ubwo tuzongera kubonana. Kugeza ubwo tuzongera kubonana. Kugeza ubwo tuzongera kubonana ku birenge bya Yesu. Kugeza ubwo tuzongera kubonana. Imana ibane namwe. Kugeza ubwo tuzongera kubonana. Kugeza ubwo tuzongera kubonana. Imana ibane namwe kugeza ubwo tuzongera kubonana. Twunamisha imitwe yacu noneho. Mwene data Neville dusezerere n'isengesho. Imana ibahe umugisha.